mbatumiye mu gitanda cyawe cyo gushima nzorondogora. Sankara ni jumuzi kubarusha mwese hano, avuye muri Romania, afite ifaranga, yavuye angahe ajwigiriye, ariko ejo bundi yampaye $100. Umpaye $100. Imana yakoze imirimo, Imana ishimwe ku bwa Sankara. Nawe ivy'umurimo wo barabishimye, ariko abanaziri ngiye gukora documentaire neza, niyo yozumvikanisha akantu ku kandi mugende mukamenye riremba papa. Umunsi wa mbere dutangira turi mu cyumba cya kiriki, nimugoroba twakoze suruti. Yes, umunsi wa mbere dutangira twese dutangira na suruti, na Muhubiri na Gatore na Rushika na Frank umucuranzi na Benoit umuri Gisubizo. Mu gitondo twari babiri, ariko ndashima Imana ko muri benshi. Ntabwo twari tuzi ko twatumira Pastor Sunzu, kuko bagenzi bacu ba Kristo baranatubwiraga ngo mwe muri abapagani hano ngo twanasengana namwe. Ntabwo byibuka abanyamasengesho? Yes, tugitangira baratubwiraga ngo ntabwo twasengana namwe, ariko turashima Imana ko no ku isi yose bari kubireba. Hallelujah, amen. Umunsi wa mbere dutangira turi mu cyumba cya kiriki, nimugoroba twakoze suruti. Yes, umunsi wa mbere dutangira twese dutangira na suruti, na Muhubiri na Gatore na Rushika na Frank umucuranzi na Benoit umuri Gisubizo na Bienvenue yagiye muri Kenya. Amen. Bukeye ndashima Imana mu by'ukuri, sinzi ukuntu nabivuga, ntabwo nari nzi ko byakwaguka bikageza gutya. Abantu bayoboye komite muza courage rwose, Imana ibaho umugisha. Okay, mboneyeho Pastor ndanamushimiye atasha ubukwe, Imana imumugisha. Sankara ni jumuzi kubarusha mwese hano, avuye muri Romania, afite ifaranga, yavuye angahe ajwigiriye, ariko ejo bundi yampaye $100. Umpaye $100. Imana yakoze imirimo, Imana ishimwe ku bwa Sankara. Nawe ivy'umurimo wo barabishimye, ariko abanaziri ngiye gukora documentaire neza, niyo yozumvikanisha akantu ku kandi mugende mukamenye riremba papa. Mbatumiye mu gitanda cyawe cyo gushima nzorondogora. Yes. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yako. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yangu. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake
jikoni.
murakoze naelewa murakoze cyane maji na moto Murakoze nitapita cyane. kwenye uvuli wa mauti, bila wewe sitaogopa kamwe. Mungu wanishika mkono. reka mbasabe duhaguruke Yesu. twese